turabihakana iyo duhe mwababyeyi Imana iduha iki amavuta Imana ndafashijwe Shakisha imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bizemera Shakisha imbaraga z'umwuka wera ibyanze guhinduka bizahinduka kuko ubwo butunzi buri ibyananiranye birikora kandi kigeretse kuri iki uwo mwuka azaye ku mugeni wa Kristo Shakisha imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bizemera Shakisha imbaraga z'umwuka wera ibyanze guhinduka bizahinduka kuko ubwo butunzi buri ibyananiranye birikora kandi kigeretse kuri iki uwo mwuka azaheka umugeni wa Kristo aya mavuta tubabwira ntabwo ari ayo bisiga nta nubwo ari namwe bateka cyangwa ayo mu binyabiziga ahubwo amavuta tuvuga n'ay'umwuka wera ayo ngayo niyo yohora ingoma zo mu mutima umuntu akabohoka imfubyi zikaririmba umutima ukuzura imbabazi ugatangira kubabarira bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta aya mavuta tubabwira ntabwo ari ayo bisiga nta nubwo ari namwe bateka cyangwa ayo mu binyabiziga ahubwo amavuta tuvuga n'ay'umwuka wera ayo ngayo niyo yohora intwaro zo mu mutima umuntu akabohoka imfubyi zikaririmba umutima ukuzura imbabazi ugatangira kubabarira bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta akomeza usenga nturambirwe shakisha imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bizemera shakisha imbaraga z'umwuka wera ibyanze guhinduka bizahinduka kuko ubwo butunzi buri ibyananiranye birikora kandi kigeretse kuri iki uwo mwuka azaye ku mugeni wa Kristo shakisha imbaraga z'amavuta shakisha imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bizemera shakisha imbaraga z'umwuka wera ibyanze guhinduka bizahinduka kuko ubwo butunzi buri ibyananiranye birikora kandi kigeretse kuri iki uwo mwuka azaye ku mugeni wa Kristo Dawidi yari umuhererezi mu bahungu bo kwa Esayi nta jambo yagiraga nta n'uruvugiro yari afite ahubwo yabaga mu ishyamba aragiye intama za se ariko ngo asukweho amavuta agira agaciro imbere y'abakuru be kandi guhera uwo munsi umwuka w'Imana akajya amuzaho bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta Dawidi yari umuhererezi mu bahungu bo kwa Esayi nta jambo yagiraga nta n'uruvugiro yari afite ahubwo yabaga mu ishyamba aragiye intama za se ariko ngo asukweho amavuta agira agaciro imbere y'abakuru be kandi guhera uwo munsi umwuka w'Imana akajya amuzaho bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta Nifurije gutunga imbaraga n'amavuta by'umwuka wera n'umupfakazi wari ufite umwenda awumaranye igihe yabijegereje risabwe n'amakubaza ati mbese ufite iki ati mfite agaherezo kutuvuta gusa niko mfite ati byarukira ibintu kandi ntutire kera arabizana barasuka 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 amashanyarazi imbaraga n'amavuta ibintu byose biruzura Elisa aramubwira ati enda wishyura umwenda asigaye agutunganye n'abana bawe amavuta y'umwuka wera amavuta ashobora kukwishyurira umwenda wawe
amavuta by'umwuka wera, amavuta y'umwuka wera. Imana iduha iki? Amavuta. Yewe data we, asigaye abatungane n'imiryango yanyu muri 2023, asigaye azadutungane n'imiryango yacu. Inzara yatera itatera tuzarya kuko dufite amavuta. Amen. Abanyumvishe haleluya we, Imana ihibazwe. Murayimfasha se ko ndeba mwagize intege nke? Imibereho yawe Imana irayizi, ubuzima bwawe buri mu biganza byayo. Kubera kugira urusoro mu nda y'umubyeyi wawe, yaguteguriye ukuzabaho kugeza upfuye. Newe kugira ubwo buterwa n'abantu, kubera yuko kuzabaho bizwi n'Imana.
imana irayizi. Imana nihimbazwe. Imana ibaho ubuzima mu izina rya Yesu. Imibereho yacu ikomeze igume mu biganza byayo. N'abana bacu, n'imiryango yacu, n'abagabo bacu, n'abagore bacu, n'igihugu cyacu, n'abayobozi bacu, imibereho yacu. Haleluya, haleluya. Murakoze Imana.